Gutera imbere no kugera ku nzozi zawe bituruka ku mitekerereze n'imyumvire yawe. Uku ni ukuri kumaze ibinyejana kugarukaho na benshi, harimo na bamwe mu baherwe ba mbere mu isi nka Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates ndetse n'abandi. Mu gitabo cy'umuhanga Napoleon Hill cyanamamaye cyane kubera inama zigisha ku bukire cyibitseho yise Think and Grow Rich, hari aho agira ati what you think, what you become. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kugira uti icyo utekereza nicyo ubacyo. Ariko se niba ari ukuri ndetse twese tukaba tubizi, kuki dukomeza kuba ubushobozi buke ndetse tukagorwa cyane no kugera ku nzozi zacu? Ese nuko tudatekereza ku hazaza hacu, cyangwa nuko tuba tutarisobanukirwa neza ngo twimenye, tumenye ibyo dushoboye ndetse naho tugomba kubarizwa? Muri iyi nkuru turaza kuboneramo ibisubizo byose twibaza, ndetse dukuremo isomo rikomeye cyane rishobora gusiga bamwe mu bari bubashe kurangiza iyi nkuru bari bukuremo isomo rizabageza ku ntsinzi y'ubuzima. Niyo mpamvu wowe ugize amahirwe yo kumva iyi nkuru ngusabye kuyumva witonze kugeza ku musozo wayo. Hari umugabo w'umusabirizi yahoraga yicaye imbere y'amarembo ya gare. Uyu mugabo ari umukene cyane ku buryo uretse kwicara ku muhanda agasabiriza nta kindi yumvaga yakora gishobora gutuma abona ibimutunga. Umunsi umwe nk'ibisanzwe uyu mugabo yari yicaye aho yari asanzwe yicara ari gusabiriza. Hashize akanya abona umugabo wambaye ikositime ukeye rwose ndetse afite ivarisi, agenda yemye yifitiye icyizere cyane. Wa musabiriza akimukubita amaso mu mutima yahise yibwira ati uyu mugabo ni umukire rwose nta kabuza, imyenda yambaye ihenze kuriya n'ukuntu ari kugenda yifitiye icyizere kitagabanije, byanze bikunze afite amafaranga, ntabwo ashobora kunsha atamaye n'akanote na kamwe. Umusabirizi yabonye atari ngombwa kumutegereza kuko yatekerezaga ko ashobora no guhita yinyurira indi nzira, maze arahaguruka aramusanganira, amufata akaboko amusaba amafaranga. Undi aho kugira ngo ayamuhe ahita amwitegereza maze aramubaza ati niko sha, utunzwe no guhora wakira amafaranga abantu baguha? Ese wowe hari umuntu ujya uyaha? Umusabirizi byaramucanze yubika umutwe, cyane ko ari n'ubwa mbere yari abajijwe ikibazo nk'icyo, maze abwira uwo mugabo w'umukire ati rwose nyakubahwa, njye ndi umusabirizi, nta kindi ngira na kimwe nshobora guha umuntu uwo ari we wese. Uwo mugabo yaramwitegereje maze aramwenyura, ahita amubwira ati rero wa muntu we, niba wizera ko nta kintu ushobora guha uwo ari we wese, nawe ntukwiye kugira umuntu n'umwe ugira icyo usaba. Akomeza agira ati njye ndi umucuruzi, nizerera mu kugurana. Niba ugize ikintu mpa, byanze bikunze nanjye nzagira icyo nguha, ariko niba ntacyo wampa nanjye nta kintu naguha, njye nuko mbyizera, ni nako ubuzima buteye. Umugabo yahise ahagarika taxi voiture yinjiramo arigendera, agenda nta giceri na kimwe musigiye. Umusabirizi yakomeje kwicara ku muhanda, akomeza gusaba abahisi n'abagenzi nk'uko yari asanzwe abigenza, ariko amagambo yari amaze kubwirwa na mugabo w'umucuruzi yari yanze kumuva mu mutwe, akajya ahora yisubiramo mu bitekerezo bye. Yaribwiye ati maze igihe kinini ndi umusabirizi, ariko nta muntu wigeze ambwira gutya. Nabibonaga rwose nta nubwo byari ukunyishongoraho, ahubwo yambwizaga ukuri nta kabuza. Niba ntagize ikintu ntanga, nta mpamvu yo gusaba abandi. Yabitekerejeho cyane, akajya yibwira ati ubanza ariyo mpamvu n'abampaye bampa udufaranga duke, ahari nuko nanjye nta kintu mba natanze. Yaratashye ataha bitekerezaho cyane, yumva neza ko natagira icyo atanga nawe azakomeza guhabwa udufaranga duke n'abagira neza, cyangwa bageraho bamurambirwe asigare nta n'uwo kumuha afite. Gusa yari akennye cyane, mu bitekereza akajya yibaza ati njye ko ndi umusabirizi, ni iki ngomba gutanga ko nta kintu na kimwe nigirira kuri iyi si? Gusa ibyo ntibyamubujije gukomeza gutekereza cyane ku magambo yabwiwe n'abamucuruzi. Iminsi ibiri yarashize, wa musabiriza atarasubira gusabiriza, ahubwo ahugiye ku gutekereza cyane. Ku munsi wa gatatu umusabirizi yabonye nta yandi mahitamo asigaranye atari ayo gusubira muri gare akajya gusabiriza, bitihise inzara ikamunogonora. Ari mu nzira agenda yenda kugera neza aho gare yari iri, yabonye uturabyo twiza cyane, uturabo turabagirana, maze yumva aradukunze, aratwegera aratwitegereza cyane. Yahise yunguka igitekerezo kidasanzwe, aravuga ati reka ngende mpereza akarabyo umuntu wese uzajya umfungurira amusabye, nanjye nzaba nubahirije amagambo nabwiye n'aba mucuruzi, umuntu nama nanjye ngira icyo muha. Umusabirizi yasoromye indabyo nke maze arakomeza agera aho yajyaga. Uwamuhaga wese yaramurebaga akamwenyura maze akamuhereza indabyo. Yakomeje kubigenza atyo, ndetse abantu batangira kumwishimira bakajya bamuha amafaranga, akabahereza indabyo anabashimira cyane.
Nyuma y'igihe abigenza atyo, ibintu byaje guhinduka. Abona ko byanze bikunze akeneye indabyo nyinshi kugira ngo abantu benshi bajye bamuha, cyane ko bari bamaze no kumumenyera, abenshi nabo kumuha barabigize akamenyero, kuko nawe yahitaga abaha indabyo. Iyo yaburaga indabyo, abamuhaga baragabanukaga cyane, maze aribwira ati byanze bikunze ukuri nuku, abantu bakunda guha umuntu ugira icyo nawe abaho. Umunsi umwe yasubiye aho yari asanzwe akorera akazi ke ko gusabiriza, ari guhereza abantu indabyo nabo bakamuha ibiceri, maze akubita amaso wa mugabo w'umucuruzi bigeze guhura akamuha inama, maze ahita yirukanka cyane amusanganira, aramwegera aramubwira ati nyakubahwa, noneho kuri iyi nshuro mfite icyo nanjye ndi buguhe, numpa amafaranga nanjye ndaguha indabyo. Umucuruzi yaramwitegereje aramwenyura cyane, maze ahita afata indabyo nkeya maze amuhereza amafaranga, aramubwira ati ubu noneho wamaze kumenya akamaro ko kugurana, ubu wamenye ko amaboko atanga ari nayo maboko aba yiteguye kwakira. Ibyo rero niba umaze kubimenya, ubu ntabwo ukiri umusabirizi, ahubwo ubu nawe wabaye umucuruzi. Umukiriya yahise yigendera, maze umusabirizi amukurikiza amaso, nanone asigara yibaza ku byo abwiwe. Yasigaye yibaza ati ese koko sinkiri umusabirizi, ahubwo nanjye nabaye umucuruzi? Ubu nanjye maze kumenya ibanga ryo gutera imbere. Ntabwo abantu bampa amafaranga y'ubusa, ahubwo nuko nanjye mba nabahaye indabyo zanjye, baba bari kwishyura indabyo mbaha, ahubwo nanjye ubu mfite business. Kuva ubwo umusabirizi yahise ava kuri gare aho yajyaga asabiriza, maze ajya kure cyane. Wari umwanzuro ukomeye, ariko yari yawutekerejeho yitonze cyane. Hashize amezi 6, maze kuri ya gare wa mugabo yajyaga ajyaho agiye gusabiriza, abagabo babiri bambaye costume nziza, ubona ko ari abakire rwose, barahura. Umwe yitegereza undi cyane, maze ahita amwegera aramusuhuza, aramubaza ati nta hantu tuziranye? Undi yaramwitegereje aravuga ati yego rwose turaziranye, twahuriye hano inshuro ebyiri mu bihe byahise. Umugabo yitegereje neza mugenzi we, agerageza kwibuka aho yaba amuzi, maze aratungurwa cyane ati ni we wa musabirizi nigeze kwanga guha amafaranga nyuma nkaza kumugurira indabo? Uwahoze ari umusabirizi yahise aseka, maze aramusubiza ati ubu sinkiri umusabirizi ukundi, ahubwo ubu nanjye nsigaye mfite business ikomeye y'ubucuruzi bw'indabyo, ndetse ubu ndi mu rugendo rwo kwagura ubucuruzi bwanjye. Umugabo yaratunguwe cyane, maze abaza umucuruzi w'indabyo ati ni irihe banga wakoresheje ngo ugere kuri ibi byose mu gihe gito gutya? Undi yaramusubije ati wanyigishije isomo rikomeye cyane mu buzima, burya bwose nahoze ndi umucuruzi mwiza kuva na kera, nuko ntigeze mbimenya. Rero kuva wambwira ari amagambo nkamenya ko guhabwa bituruka ku gutanga, byafunguye inzira z'imitekerereze yanjye, ndetse warakoze cyane rwose. Bahanye imikono nk'abagabo babiri bari ku bubasha buringaniye, nyamara umwe yari yarahoze ari umusabirizi, undi ari umucuruzi. Ubuzima bwacu bugira ishusho twe tububonamo ubwacu. Uzaba umusabirizi niwibona nk'utagira ibyo yatanga, ndetse uzatera imbere niwibona nk'umucuruzi. Uzahora uri muto cyane niwibona gutyo, ariko uzaba w'agaciro niwogesha ibitekerezo byawe ibyiza bijyanye n'ibyo wifuza kugeraho. Ibitekerezo byawe nibipfa uzamenye ko bipfanye n'ahazaza hawe. What you think, what you become. Ndagushimiye wowe ubanye natwe kugeza ku musozo w'iyi nkuru, nanagusaba gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'izindi nkuru nk'izi tubategurira.